ahubwo shaserije ndashaka kumenya amafaranga ahantu wayakize ibintu wibye kwa Karori wabigurishije angahe ayo mafaranga yazana tuyagabane mbere aho ndishasha n'ishati yaso ikindi nyine ubweho pusha n'ishati yaso ego ko mana yanjye banza waranyibagiwe simeruka kugushyira ku murongo ntabwo simeruka kugutunga niba nibye ku giti cyanjye nagomena kureba igishye gushaka uyiba nawe ibyo bintu byo kuvuga ngo wibye ku giti cyawe tujye gushinga no koperative y'abajura twaravuze ati amafaranga yose umuntu azayawe uyibikintu azakiza tukigabane none gucyo ushaka kuyarya wenyine ibyo bya makeya ibyo bya makeya se ni ngombwa kutayagabana eka umudebere we yanditse muri koperative n'urwasi twe tuzakurwaza niba kukubita twe tuzakuvuza amafaranga utatanze umusanzu umbisha nasugo bagabana n'abantu bangaye no koperative ni yabaki y'abajura twebwe turabaki abajura twapanze gute kwiba uwibya akazana amafaranga tukagira ute tukayagabana none amafaranga y'iby'ibintu kwa Karori ko wabigurishije amafaranga ari hehe yo nabyo numvishije nabyo wumvishije nyine ndabibwira umukuru wa koperative umukuru wa koperative oya nta kintu umbwira twese twarafashe nk'abajura bo muri quartier twishyira hamwe turavuga ngo tugiye gushinga koperative y'ibisambo ariko umuntu wese uzajya biba ikintu azayazana tugabana amafaranga noneho ushaka kuyazana ngo tuyagabane reka ibyo ntabwo twabyemera ndabibwira umukuru wa koperative tagukuramo bigira uko bigenza nyine biriya bintu wibye kwa Karori wabigurishije angahe ibihumbi bingahe 90 ntabwo Eric yabanze kubibwira ibihumbi 90 ahubwo ne Eric sinzi ibintu musigaye mufitanye 10 yatakaye hari umujuru utakaza amafaranga ashaserije kuri umunyacyaro ko mbizi kiwanyu waryamaga gatatu wabona ibihumbi 90 nubiryama bireba okay biri nabihaye ndaye amafaranga wajyanye mu ndaya usigaye ujya mu ndaya warapfuye wamaze mushiki wawe urimo ukaruse ka mushiki cyane gakenewe nyenda shaka kubwira ngo amafaranga ubu akakanya ufite nangaye ngo tuyagabane 25 ibihumbi bingahe 25 ari kubireza papa wawe itondi nabizare umeze nk'abagore umugore ni kushaka ngahe wibintu bitarengeje 80 yazana tuyagabane rero 10 bavuze yagiye kubisubiza 10 bavuze bagende bagiye mu ndangi birandeba so wayiriye nabwo ninjye wayiriye nacyo nakoze wakirakoze nagize ubwoba wayamuhaye buryo mu ntoki tugenda niko nyine ugerera ndakuzi umuntu yishyira mbere wishyura mbere nta kintu yakumariye yasi nagize ubwoba wagize ubwoba uhituva okay hasigaye 80 bizana tubigabane cyapava nagukuramo agasenda abagabo mwese basigaranye amafaranga ngahe 70 ibihumbi 70 pasu 35 reka tuyagabane ite nkunagira akadiru keza igose sinagumize man singari pasu kuri sengani veri rije ku ruhande nibye byanamvurnye nanakubiswe okay nta kibazo veni zigumane urumva ayo 30 tuyagabane veni sengi nizeye ko ndayabona urayabona nta kibazo reka ngurangire dirirenze rero aha nimba wumva ushyushye koko bwira tujye kusura no mukira hano ruguru tumucakaza n'ibiciro ebyiri zose n'ibiciro ebyiri ku munsi ahubwo ni ikingi cy'abajura ntimuzatera ibiri mu gihe mwiba umunsi umwe mugasiba undi nukuvuga ngo nukora afite ya mazi ubujura bw'umwuga wumva iki koperative yacu bayita ngo iki dukorere hamwe ubujura bw'umwuga ndetse umugore we umaze gukora buri munsi nta kuruhuka we yewe nijoro nibye nawe genda bibukwawe nasajya ngo nijyane mane hari ahantu ko nijyanye njyewe nyine reka nkoreka wowe ibyo bintu bike mane hari intebe hari firigo ndabonye barazanye n'ibindi bintu bizi ngo byitwa ngo firigo ngayibaza ibyo firigo byakirira imodoka ibyo byakirira imodoka nose ira modoka plana afite yimaze iki twayikoresha uramugabo n'umugome twahamagara plana cyangwa dano umugabo n'umugome uramugabo agufasha yakwica barambwiye ngo MK yavuye mu gisirikare se bara nibyo ara ngo yari umusirikare kirega gufasha ngo yahita kandiramo cyari igisirikare cyarakintu ngo yahita kandiramo gufasha ariko ugira inama jewe se mfite ikibazo cy'inzara genda wibukwaho shaka abandi bagufasha koperative ni nini okay kirakasi icyanjye icyawe kankwereke reka tuze kugabana ipasu ibyo twibye ariko kuva bitandimo ariko tugende oya itonde ariko tonde ako MK naramubajije hari abarambwa ngo uramugabo yari umusirikare ngiye gufasha gahita rimeneramo baza ngo icyo ameneramo ibyijisho kuko mana yanje ahita rimeneramo da kankwereke rero tugere tumucakaze twite tugaruka no n'ibintu byoroshye sibyo ingingo nyamukuru ngenda byanze nitujyayo nama na Felicite ndago kuko tatwe ibintu byinshi bitekereza gusa ntabwo turabigabana n'ubundi
ntabwo turabigabana. Okay, reka nkubwiye ko tujya kugeza none nkweshwa dira ibintu turiba tukabonamo firigo ndayikurekera tugabana ibindi ariko firigo ari yawe turabyemera. ndabyemera aho ngaho ni sawa. ni sawa ni kuri iriya nzu ya kadasiteri ntabwo ari na kure uramukire no muri namubonye mukene namubonye sundi bura mukara harira ngiye banyita mese narakubwiye ngo ibintu bijyanye no kwiba cyubindekera twagiye Serge we wandusha urimo neza ntabwo ko mana yanjye twagiye ko nibyo. Tujye kwiga rw'umuzika numva icyo cyambo tugomba gukora dore mboka we ngiye kubera kuri uyu firigo gusa tubaye watuje ibyo umuntu byose ni ibyatsi reka duhere kuri mboka icyo gukora nta kibazo ariko se ikimana izi firigo n'ubundi ni izacu ntabahawe urumva tugiye kubanza twibe mboka tuhite dukomeza ku munsi twerekeye cyane. A few moments later. Serge guru yego sha fata neza manura neza kwa kiti nani bujanje zojya gukorana nawe biti afande wambabari vuga ijambo rya mbere n'iryanyu mite ngukanda ijisho gakubitwe n'inkuba n'ubundi uri umugome. ikibazo dufite rero twege n'ubujura bukabije. We nande ko nakubajije ku giti cyawe mudugu nje nta giti ngiye cyeke mukiraye ko mbwira ku mashami hakubundi n'umugabo mugani aruzera nakubwiye ngo ikibazo ufite ni ikiye ku giti cyawe sinakubwiye igiti batera reka nanjye mudugu nibyo ni kukubwira nta giti nanjye ngira